Ngira ngo Imana abakurikiye Frere Online TV, Genda Petit Frere wanyu garutse, ndaje ngo tuganire nari narabuze abantu benshi bagiye bahamagara bambaza tese no kwera icyo utakiboneka, abandi bakambaza bati byagenze bite ko watwicishije irungu. Hari abantu benshi amasomo agenda agacisha bambwiraga ati duhe nibi nari narabuze. Rero ndabonetse n'ukuri ndahari, ndabakunda cyane kuko namwe nkunda. Impamvu nkunda ni uko abenshi muri mwe ndetse hafi ya mwese mwakoze subscribe, abandi bakaba bagiye guhita bayikanda kugira ngo bantere inkunga. Iyo mwikanze muhamunte inkunga cyane, ariko ntabwo ibi ngibi nshaka kubitindaho. Gusa ndabashimira kubera ibitekerezo byinshi mwagiye mungira inama, harimo n'agenda bampamagara ni Boris bakambwira icyo gukosora n'ikindi cyo kunoza mu mikorere yanjye. Rero impamvu natinze, imwe mu mpamvu nari ndi kwihuyungura ubumenyi mu bijyanye n'uburyo bwa content creation. Ikindi kandi no mu byo mu masomo ngenda mbategurira, mba ngomba kugira igihe kimwe nkarushaho gushakisha ubundi bumenyi bwisumbuyeho kugira ngo ngire impinduka mu mikorere yanjye. Iyi mpamvu yatinze, nanone nari ndi mu bikorwa byo kwimura channel kugira ngo kuyimura ku yindi mail. Nanone ikindi kimwe mu mpamvu zatenze, nari ndi kwegera gushaka ibikoresho byo kugira ngo njye mbasha kurekodinga mu buryo butandukanye. Ikindi kandi ndibutsa yuko nshisha amasomo y'ibijyanye n'umuzika, kumenya ubumenyi mu buryo bwa muzika, bashaka gufasha umuntu kuva zero kugera azamutse akageza ku rwego aba ari ku rwego rwo hejuru cyane rwo kwifuzwa n'abantu mu bijyanye no gucuranga. Nibura nashatse kujya ntangiza amasomo yo guhera kuri zero kugira ngo nibura umuntu udafite umwarimu umufasha kwiga umuziki, ndetse n'undi muntu udafite umuntu wamuyobora cyangwa wajya uburyo bwo kujya afata ubumenyi bushyashya, ndashaka kuzamufasha nkamuzamura nkamugeza ku rwego rwisumbuye rwo hejuru, kubera yuko hari abantu baba barabibuze kubona umuntu kwigisha kuri iki gihe umwanya ugenda ubana abantu mutoya. Rero niyo mpamvu nashatse kujya ntegura amakontenti. Niba uzi umuntu ukunda umuziki n'undi muntu ushaka kuba yabona ubumenyi mu gucuranga, uzamubwire ajya akande subscribe, ajya akurikirana amasomo yose nkunda gucishaho. Afasha umuntu kuba yava kuri zero, kuba nta bumenyi azi, akaba yagera ku rwego azi gucuranga, abo umuntu wo kwifuzwa n'ahandi. Nzajya ngenda nkunda gucishaho amasomo yo gucuranga acoustic. Buriya mu micurangire buriya kenshi na kenshi umuntu akwiye guhera kuri acoustic. Niba uri umuntu ushaka kuzacuranga gitari, ukabanza ukamenya amasomo ya acoustic, nyuma ukazabasha kuba wakurikizaho kuba wakomeza kuri bass cyangwa gucuranga solo. Niba bihera ku masomo ya acoustic, kubera ko acoustic niyo ubanza kuba wamenyeraho amanota, ukamenya uko agenda, ukamenya uko hera mu buryo bwa accompaniment. Niho wigira listening, ukamenya ngo indirimbo iri muri major, iri muri minor, ese kubera iki bakora inota gutya. Ayo masomo ukamenya uko bigenza, intoki ukaziha kuyobora, ukamenya gutinyuka gucuranga na ka experience. Ibyo ngibyo amaze kubimenya, ubwo hita uzamuka muri acoustic, waramenye no gucuranga amaskeli z'uburyo agenda. Naho uhita ukomereza ku masomo ya solo na cyangwa bass. Nibura umuntu w'umucuranzi wa gitari aba akwiye guhera kuri acoustic, akamenya imikorere n'imicurangire myiza yayo. Rero nanjye niho nashatse guhera, nyuma tuzakomerezaho kuri bass na piano tuzayiga. Niba ukunda gucuranga ukande subscribe, nzajya ngenda mbafasha cyane. Rero ndahari, nazanye ibikorwa byinshi bishyashya, amasomo meza, ntuzacikwe. Ndagushishikariza ko wajya ukunda kureba ibiganiro. Ikindi kandi kuzana content, nazanye content zo kuba najya ncishaho utuntu dushekeje dushingiye mu muziki, muzajya mugenda muzibona. Ikindi kandi nkunda no gucishaho amasomo ajyanye na IT na technology, uburyo umuntu agenda amenya gukora ibintu kuri mashini, nibura ubumenyi bwibanze kuri mashini umuntu utari ubizi akaba yanabimenya. Rero imikorere myinshi iravuguruye mu mikorere yanjye, muzajya mugenda mukunda kubibona. Ndabakunda cyane, ndabasaba kutazajya mucikwa n'ibiganiro bizajya bigenda bikurikiraho. Rero ntabwo ngenda kuri ibi ngibi, gusa ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha abantu mwakanze subscribe. Ikindi kandi niba uzi umuntu ujye umubwira anyarukire kuri Frere Online TV, arebe ibiganiro biriho, harimo amasomo umuntu aba akeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nzajya ngenda mbereka ibintu byinshi, ama behind scene, ama studio, uko ibikorwa bigenda mu bintu by'umuziki. Ikindi mu kurekodinga, nzajya ngenda mbereka ibiganiro byinshi. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.
bayi, Imana ibahe umugisha, sinshaka kubatindira, ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha, nzaza mbereka application igaragaza uburyo umuntu abasha kuba yakoresha telefone ye wenda ikamurangira nk'amanota. Hari wenda nk'urugero mu minsi yashize naberetse amanota ya dore mi fa sol la si, hari nk'igihe wenda hari wenda y'ubusanzwe yazi, cyangwa wenda hari n'ayandi ushaka kumenya wenda hari ntaracishaho. Usibye kose nzajya ngenda acishaho mbasobanurira n'impamvu amanota afatwa. Ariko wenda hari igihe ushaka kureba n'ayandi, cyangwa ushaka kureba neza uburyo hari application ibigaragaza ikakwereka n'uburyo ugenda uyikwigisha, ikakwigisha amanota kuyacuranga. Ndabakunda cyane rero, ntuzacikwe n'iki kiganiro. I love you so much.